Muraho neza, nongeye kubasuhuza, ni Gasigwa Balthazar, abakurikiye kwihana no kubabarirwa ibyaha, channel yacu ya The KK TV Rwanda, amahoro y'Imana abane namwe. Turi ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa karindwi 2025, tugarutse mu cyigisho gishya gifite umutwe uvuga ngo umunsi wo guhitamo ubugingo cyangwa urupfu by'iteka ryose uratangiye hano mu Rwanda. Umunsi wo guhitamo ubugingo cyangwa urupfu by'iteka ryose uratangiye hano mu Rwanda. Reka dusenge noneho twumve icyo Imana yatugeneye kuri uyu munsi. Turagushimye Data wo mu ijuru, ubane natwe ku magambo mashya waduteguriye kandi uduhe kuyumvira no gushyira mu bikorwa kugira ngo tugire imyiteguro myiza yo kugaruka kwawe, mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amena. Nongeye kubaha ikaze kandi mbashimira ku bufatanye muhora mugira kuri ibi byigisho, haba ababyumva ndetse n'abagerageza gushyira mu bikorwa amagambo y'ibyanditswe cyangwa se ijambo ry'Imana. Mwese Imana ibahere kandi ibahe umugisha. Rero turimo muri ibi bihe gusa nkaho dutanga ibyigisho kuri zino social media mu magambo make. Ubwo ni ibyigisho bisa nkaho byanzura ibindi byabanje cyangwa se bibanziriza ibya nyuma. Murumva ko turi kwitegura kwinjira mu kindi cyiciro, ubwo abakurikiranye bizagira icyo bibamarira ndetse n'abashobora kumva rwose amajwi yahagaze y'ibibyigisho, ubwo muzamenye icyabaye kuko twarabibateguje. Ntabwo dutinda rero, tugiye kwiga icyigisho cyiza gishobora kuba kiri buze kubonekamo amagambo asa nkaho ari ubwa mbere uraba uyumvishe, kubera ko ni byiza kandi ni iby'agaciro ko duhishurirwa byose mbere y'uko Yesu Kristo agaruka, mbere y'uko isifure ya nyuma ivuga yo gutangiza urugamba ari nako ruheruka cyangwa se ari nako rugera ku musozo. Niyo mpamvu twateguye icyigisho gifite umutwe uvuga ngo, ndawusubiramo, umunsi wo guhitamo ubugingo cyangwa urupfu by'iteka ryose uratangiye hano mu Rwanda. Si hano mu Rwanda gusa, ahubwo ni no ku isi yose. Nako nakongeraho, tugiye kureba isomo riboneka mu Kuva ibice 3:4 ahavuga ngo Imana ntitsindishiriza uwo gutsindwa. Ubwo abafite Bibiliya murahita muzirambura muhasome, ariko amagambo nashakaga y'ingenzi navuga ngo Imana ntigitsindishiriza uwo gutsindwa, igira impuhwe nyinshi, urukundo rwinshi, imbabazi, neza, ariko igihe kijya kigera ikareka buri muntu wese akihitiramo hagati y'ibintu bibiri. Ntabwo ari ubwa mbere bino tubibabwiye, nongera kubisubiramo ko bishobora kuba ari ibintu bitandukanye n'ibyo twagiye dukunda kubabwira, kuko muraza kumvamo amagambo mashya atandukanye cyane cyane n'ibyo mwagiye mukurikirana cyane cyane kuri bino byigisho bijyanye no gusora k'ubuhanuzi bwo muri iyi minsi y'imperuka cyangwa se iminsi y'iki gihe tugezemo. Reka turebe zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kuganiraho. Iya mbere iravuga ngo digital ID microchip byose ni bimwe kuko bihurira kuri 666. Digital ID ni indangamuntu koranabuhanga, microchip twarabivuze, byose ni bimwe kuko bihurira kuri 666. Ni ukuvuga ngo kimwe kiza cyuzuza ikindi. Turabireba hasi neza tubisesengura. Guhitamo ubuheruka biratangiye kuri buri wese utuye hano mu Rwanda no ku isi yose, hagati y'ubugingo cyangwa se urupfu. Muri COVID-19 habayeho guhitamo ubwa mbere, ndetse nanone tugiye guhitamo ubwa kabiri, ari nabwo bwa nyuma buheruka. Ubwo amahirwe ya mbere twarayahawe, ari nayo yaduhaye urufunguzo rwo kwitegura no kwinjira mu nkuge kugira ngo duhunge ubushukanyi n'ubugome bwa Satani. Ubwo rero ni ubwa kabiri tugiye kwinjira muri kino cyiciro
cy'ikoranabuhanga gihagarariwe n'irangamuntu koranabuhanga ku isi yose, ari nako guhitamo guheruka bwa nyuma, ubwo rero ni aha buri wese. Digital ID cyangwa se indangamuntu koranabuhanga ihwanye na microchip, nuko Digital ID yo ikora nka external memory device, naho microchip yo ikaba ikora mu buryo bwa internal memory device. Ibi birumvikana ko habaho kwibeshya kuri bamwe na bamwe bumva dukunda gutambutsa bino byigisha, ariyo mpamvu mbabwiye ko muri buze kumvamo amwe mu magambo mutari musanzwe mumenyereye, cyane cyane nka digital cyangwa se indangamuntu koranabuhanga. Bivuga ngo ibyo ikora, umurimo ikora uhwanye n'uwa microchip. Ni ukuvuga ngo imwe ikora umurimo yifashishijwe n'intoki z'umuntu, nyine ni igikoresho gikoreshwa hanze y'umubiri w'umuntu, naho microchip yo ni igikoresho kizifashishwa mo imbere cyangwa se imbere mu mubiri w'umuntu, nk'uko twabisobanuye, kuko hagenda habaho za microchip byaba mu bikoresho by'ikoranabuhanga, radiyo, amakompiyuta, amatelefone. Urumva rero ko iyo turi kuvuga ni iyo ku kiremwamuntu. Bivuga ngo indangamuntu ni microchip ariko itarahinduka intano. Ni ukuvuga ngo yo ni igikoresho gikoreshwa mu buryo bugaragara, naho microchip yo igomba kuzajya mu mubiri mwo imbere. Twarabivuze cyane ntabwo tuhatinda kuko hari amagambo y'ingenzi ishaka ko tugeraho hano hepfo, kuko yano ni ayo kugira ngo abantu babanze bibuke bamenye mu by'ukuri ni iki kijya mbere. Kwa Nowa harokotse abantu 8, Sodomu harokoka 3, ubwo ni Loti n'abakobwa be 2. None se ubu ngubu muri kino gihe cyacu hagiye kurokoka abantu bangahe? Buri muntu wese iki kibazo yagomba kukibaza, ariko mbabwiye ko ari 124 ku isi yose, muri miliyari namwe muzi zisanzwe zituye ku isi. Rero ni ikibazo. Aba nibo turi buze kuza kureba hano hasi urugamba barwanye ndetse n'ukuntu barusoje, ntabwo tuhatindanaho. Uzafata digital ID cyangwa se indangamuntu koranabuhanga wese agomba no gufata microchip uko byagenda kose, kuko azaba ahisemo urupfu cyangwa ubugingo by'iteka ryose. Hano turaza gusoma isomo riri mu Byahishuwe igice 15 umurongo wa 1. Uzafata indangamuntu koranabuhanga, njya numva abantu benshi babishidikanyaho ngo none se ngo mwaba mutangiye kwishyira mu karengane hakiri kare. Ntabwo ari icyo ngicyo bigambiriye, ahubwo umuntu wese uzafata indangamuntu koranabuhanga nta byiringiro, nta kundi kwigobotora, kuko yagira ahantu akwepera microchip, kuko abantu benshi bahanze ijisho microchip, ariko ntago umutego ariho uri, ahubwo umutego wa mbere uri ku ndangamuntu koranabuhanga. Rero ubona kimwe n'ikindi ntagomba kugicika. Abadive benshi bagiye gusigara muri iri koni rya nyuma, kuko bizera ko ikimenyetso cy'inyamaswa ari icy'umweru, kandi ibyo ni byo rwose, ndetse n'igishushanyo cy'inyamaswa ko ari urwiyunge rw'amadini, ndetse kwa kundi itorero ryihuza na leta, ibyo ni ukuri. Ibi tubisanga mu isomo ry'Ibyahishuwe ibice 13, hafi aho ngaho naho turi buze kuhasoma byimbitse, ari nayo masomo y'ingenzi turi buze kwibandaho mu buryo bwo gusobanura kino cyigisho cyacu kijyanye no guhitamo. Hariya muri Yohana ibice 6 umurongo wa 66 naho hari isomo ryiza rigaragaza ukuntu abigishwa basobanuriwe iby'umutsima w'ubugingo, bari bakurikiye ari Yesu ari benshi cyane, ariko basobanuriye iby'uko inzira ijya mu ijuru imeze, bahita bisubirira inyuma. Ari nako abadivantisite bizera ubutumwa bw'abamarayika 3 bagiye kugera muri iki kigeragezo giheruka, nabo bagahakana bavuga ko rwose bikiniraga, batigeze bizera ubutumwa bw'abamarayika 3. Birahura n'amagambo dusanga mu Ntambara Ikomeye paje 26 avuga ngo, atubwira amakuru n'amateka y'umuntu waburiye Yerusalemu ko ugiye kurimbuka. Amara imyaka 7 abivuga, abantu barahunga, abana b'Imana barahunga, ariko igitero cyaje bwa mbere gutsemba nawe yaguye muri icyo ngicyo. Ni ukuvuga ngo yari azi igihe cyo kurimbuka kwa Yerusalemu, ariko ntago yaje kuba maso. Niyo mpamvu rero natwe tudakwiye kurangara ngo twihugireho duhugirane mu by'isi,
ahubwo tugomba kugendera kuri gahunda Imana idushakaho tukamenya ni iki kiri kuba kugira ngo tutaba twirata ko hari ibyo tuzi ariko nyamara tukaba tugiye gutungurwa. Abadive benshi bazaramya Satani kandi bakira ikimenyetso cy'inyamaswa n'umubare wayo n'izina ryayo, kuko banze kwihana hakiri kare mbere y'uko ibi byose biza. Ibi ni ukuri. Ibi ni byo bigiye gutuma abantu benshi bamaze igihe bizera ubutumwa bw'abamarayika batatu barambika, kubera ko batinze mu bidafite umumaro, batinda mu bintu bibakerereza ku kujyanye n'ingingo yo kwihana, bityo marayika utanga ikimenyetso abatambukaho, bityo kwihakana rero marayika wa gatatu ntabwo ari ibintu bitunguranye. Abo mu madini yandi asanzwe yo hanze havuyemo bake cyane, abandi benshi nabo bazaramya bazarimbuka kandi baramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo bitewe n'ubujiji, bitewe no gukiresa ijambo ry'Imana ndetse no kwanga imiburo bahabwa ndetse bagiye bahabwa n'ubutumwa bw'abamarayika batatu mu minsi yagiye itambuka, uko twagiye tubibabwira bwerekeranye n'isabato. Ubwo hari bene data mujya mubona bakunda kubwiriza iby'indangamuntu ariko bakaba barwanya isabato, ariko mbabwire mutege amatwi ko uko byagenda kose mukiri kuri iyi si, mukiri bazima, mugomba kubanza kuruhuka isabato kugira ngo mwakire ikimenyetso cy'Imana ubuheruka. Naho bitabaye ibyo ngibyo ngo abamuruhira ubusa, dore ko Mwuka Wera ari we ugiye gutandukanya itorero ry'Imana ndetse n'itorero rya Satani ku mugaragaro. Benshi kandi bazitwaza kandi bayobe ku ngingo ivuga ibyo gutandukana k'ubugingo n'umubiri, kuko abigisha b'ibinyoma benshi bazasobanura nabi ingingo, kuko bazaba bayobowe n'umwuka wa Satani, bazayobya benshi. Ubwo Satani arimo gutegura abakozi be bagiye kunyuranya n'ijambo ry'Imana, basobanura ko ubugingo ntaho buhurira n'umubiri. Ibi twabivuzeho cyane, ni ukugira mbibutse tunasoza rwose ko ubugingo butuye mu mubiri, bityo umubiri udahari ubugingo nta mutekano bwaba bufite. Kimwe n'inzu, reka dutange urugero ku nzu, ibintu byose biba bibitse mu nzu, uramutse uyisenye, imvura iguye yabinyagira, bimwe bikangirika ibindi bigapfa, izuba ryava bimwe bikangirika ibindi bigapfa. Bivuze ngo inzu idahari nta mutekano w'iby'imbere, ni ukuvuga ngo umutekano w'iby'imbere nawo ntago waba wizewe, nta n'uwaba uhari. Igisubizo ni ikihe rero? Ni icy'uko ubugingo buba mu mubiri. Rero uwabasha gusenya inzu nk'uko mbibabwiye, yabasha no kugera kuri bya bikoresho biyibitsemo. Rero n'umuntu iyo yamaze kwataka umubiri w'umuntu, n'ubundi nta kintu aba ashigaje. Ubugingo benshi nabyita ko ari amaraso, kandi ni nabyo, kuko Mwuka Wera utangwa n'Imana, ariko murabyumva, umuntu yamaze gufatisha umubiri wawe ntaho waba umuhishe ubugingo, kuko guhita abwanduza yarangiza akabukura kuri gahunda ibi twarabuvuze cyane, ni ibintu bimworohera cyane. Gusa rino somo muzakunda kuryumva cyane ahantu henshi cyane, ngiye kubaha ibihamya mu kanya gatoya, ntimujye kure. Mbafitiye amajwi mu buryo bujyanye n'amakuru agezweho, ndetse n'amwe mu makuru yandi asanzwe turi buze kureba mu byanditswe, kandi mbabwira ko turimo kugera ku musozo w'ibi byigisho tugenda dutambutsa kuri YouTube n'ahandi hirya no hino, kubera ko umurimo wo kuri social media network urimo uragera ku musozo nk'uko twahoze tubibabwira. Hano hepfo, nk'uko nta muntu uzajya agenda yitwaje ibitekerezo ngo agure cyangwa agurishe byemewe, kuko benshi mu badive ari hano bazagwira, ni nako ubugingo bukora icyaha aribwo buzapfa. Tugiye kubireba aho abajesuite batangiye gutegurira, cyangwa se bamaze gutegurira inyigisho bagomba guhereza abadivantisite, ari nazo zizakwirakwizwa mu isi yose, ndetse ubu ngubu bashobora kuba baratangiye kuziga muri biriya byo bita amigisho. Rero ibi ngibi byose ni ibirwanya umwuka w'ubuhanuzi dukesha Imana, kandi binyuranyije na Bibiliya. Aya magambo ndaza kuyabagereraho nyabasomere, kandi bamwe mu badivantiste baraza guhita bayumva, bamenye ko rwose ibi biba byarateguwe kera cyane. Ntago uzajya kugura, tuzi ko igihe kizagera abantu bakabuzwa kugura no kugurisha, nibyo tugiye gusobanura mu kanya.
Rero abantu bagiye kwitwaza ngo ikimenyetso cy'inyamaswa se mukizi se? Yego ni kino. None se igishushanyo ntimukizi? Ni kino. None se mwe mushyize mu kuri mugatekereza mugashyira mu gaciro, uzagenda kuri botike, ugende mu isoko uvuge uti ngere nduhuka ku cyumweru nimungurire cyangwa mureke ngurishe. Ntago uzajya ku isoko kugura cyangwa kugurisha ngo witwaze ibitekerezo, ahubwo uzaba ufite ikintu kigira gite gifatika kigaragara cyemeza umwirondoro wawe n'ibyo wahisemo byose. Turi buze kubireba mu kanya gatoya. Kuko iyo umuntu asambanye bikorwa n'umubiri, rero ubwo umubiri ni wo wapfa gusa kuko ari wo wakoze icyaha, ndetse ubwo no gusinda n'ibindi byose ibi bikorwa n'irari ry'umubiri ntacyo byaba bigitwaye ubugingo, kuko nta cyitwa icyaha cyarimbura umuntu cyaba kikiriho. Ariko rero siko biri. Ubwo abantu bashyigikira iriya ngingo y'uko ubugingo butandukanye n'umubiri, nababwira yuko ubwo gusambana, kwiba n'ibindi byose tubona mu mategeko y'Imana bitaba ari icyaha. Kubera iki? Nari maze kubabwira ko gusambana n'ibindi bikorwa byose bishingiye ku irari no kurarikira by'icyaha. Nari maze kubabwira uti none se niba ubugingo ntaho buhurira n'umubiri, gusambana bikorwa n'umubiri, kunywa inzoga n'amatabi byose bikorerwa n'umubiri, biba byatewe n'irari ry'umubiri, ubwo byaba bihuriye he n'ubugingo? Ubwo bivuze ngo nta cyaha cyaba kikiriho. Ubugingo butandukanye n'umubiri nta cyaha cyaba kikiriho. Ubwo ibyaba bikorwa n'umubiri byose nta hantu byaba ari icyaha cye cyangwa umuntu ngo azahanwe ngo yakoze icyaha. Aha ngaha rero mugomba kugira atansiyo, kuko abigisha b'ibinyoma baba bafite imirongo myinshi cyane bateguye yo gushuka no kuyobya abantu. Murumvise ko runo rugero ni rwiza cyane kandi rushyira umucyo ku byanditswe, rugahamya kandi rugashimangira ijambo ry'Imana, kubera ko igihe tugezemo bisaba kugira ngo buri muntu wese abe maso. Tujye gusoma amasomo make makeya, noneho tuyahuze n'ibyo twababwiye, tunabagezaho n'amakuru y'ibiri gutegurwa kugira ngo abana b'Imana barusheho kuba bafite amakuru ahagije kandi yizewe. Reka mbere y'uko dusoma ya mirongo nagiye nyuraho ya Bibiliya muri buze kumvamo n'amakuru mwumvishe bwa mbere, noneho tubanze tubagezeho amakuru y'abayobozi bacu bayoboye igihugu, bamwe bashinzwe NIDA. Nk'iyi foto murimo kureba aha ngaha ni umuyobozi wa NIDA, agiye kugira ibyo asobanura, muraza kumvamo amajwi y'umwe mu mubwirizabutumwa wifashishije n'ubundi videwo yarimo itambuka ku makuru ya radiyo Rwanda. Ntacyo bitwaye, icyangombwa ni uko mwumva amakuru ndetse n'ibirimo biri kujya mbere. Mureke rero dutege amatwi tubyumve. Ntabwo ari ibintu bitangaje. Iki gitabo cyitwa Ivugabutumwa paje 104, ibi 104 aratubwira ngo dukwiriye gutega amatwi ibinyamakuru, tugafungura amaradiyo n'amateleviziyo yacu kugira ngo tumenye ibyasohoye mu buhanuzi. Ngo itangazamakuru rirakeneye mu murimo w'ivugabutumwa dukora. Ntabwo rero ndi kunyuranya na Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, ahubwo reka twumve. Cy'igihugu gishinzwe indangamuntu cyatangaje ko ibikorwa remezo by'umushinga w'indangamuntu y'ikoranabuhanga cyangwa se EID bimaze kugerwaho ku gipimo cya 90%, n'ubwo mbere byari byaratinze bitewe n'ibibazo by'itangwa ry'amasoko. Umuyobozi mukuru w'iki kigo Mukesha Josephine yabwiye mugenzi wacu Clement Karambizi ko umushinga uzatangira gushyirwa mu bikorwa muri Nyakanga 2025 uhereye ku bana bavuka. Ni indangamuntu ishingiye kuri sisiteme ibika amakuru mu buryo bw'ikoranabuhanga, ikaba ihuriyemo amakuru bwite y'umuntu, akaba ari n'ibipimo ndangamiterere bye, bigakora digital ID. Izaba igizwe ni irangamuntu, izatangwa mu buryo butatu. Ishobora gutangwa mu buryo bw'ikarita ifatika nk'uko tuyifite, ishobora gutangwa mu buryo bw'i digital ari umubare gusa, akaba ari cyangwa se umubare usimbura iyo rangamuntu. Iyo umubare usimbura ni rimwe na rimwe aho umuntu ashaka kuyitanga atatanga nimero ye ashaka, akaba yatanga token ariyo isimbura irangamuntu. Ariko igihe ukoresheje umubare cyangwa umubare
n'uyisimbura bagomba gupima kwemeza. So kwemeza bizakoreshwa dukoresheje ibipimo ndangamiterere. Uyu munsi irangamuntu twayitangaga ku bantu bafite imyaka 16 kuzamuka, ariko ku ino rangamuntu koranabuhanga tuzayitanga kuva umuntu akivuka, kuva 0 kugeza akuze, kandi nabo tuyiha naho twarajyaga. ariko murimo murumva yemwe bantu bima mumbwire murimo murabyumva ngo n'umuntu akivuka ngo agomba guhabwa iki? mumbwire ariko ko murimo murabyumva akivuka ahore kandi nabo tuyiha naho twarajyaguye. Mbere yajyaga ihabwa umunyarwanda, umunyamahanga uri no ku gihe kirekire kirenze amezi 6, cyangwa se impunzi yahawe iyo stati y'ubuhunzi. Ariko ubu twarayaguye, tuzayiha n'abimukira, tuzayiha n'abana batoraga badafite ababyeyi, tuyihe noneho n'abanyamahanga bari mu Rwanda ku gihe gitoya ariko bazayikenera guhabwa serivisi mu buryo butandukanye. Uyu munsi irangamuntu y'imibare 3 ya nyuma yajyaga ihinduka, yariyo document number, ariko ubu turashaka ngo ibe ari unique identifier itanafite n'icyo ivuga. Uyu munsi iyo urebye ahantu ariko ngo muri kubumva umva y'amabanga fire itanafite n'icyo ivuga. Uyu munsi document number, ariko ubu turashaka ngo ibe ari unique identifier itanafite n'icyo ivuga. Uyu munsi yariyo document number, ariko ubu turashaka ngo ibe ari unique identifier itanafite n'icyo ubu turashaka ngo ibe ari unique identifier itanafite n'icyo ivuga. Uyu munsi iyo urebye irangamuntu umenya niba ari umugore, niba ari umugabo, igihe yavukiye n'ubwenegihugu. Ibyo bintu byose rero twabikuyemo, izaba ari umubare random udafite icyo uvuze. Ibyo bintu byose rero twabikuyemo, izaba ari umubare random udafite icyo uvuze. Umubare random udafite icyo uvuze. Ari umubare random udafite icyo uvuze. Izaba ari umubare random udafite icyo uvuze. Twabikuyemo, izaba ari umubare random udafite icyo uvuze. Udafite icyo uvuze kuri nyirayo, kuri nyirawo ngo utanga amakuru ye. Hanyuma iyo rangamuntu ikaba izaza irangiza mu bibazo bimwe twajyaga duhura nabyo. Abantu mutari kureba video mwahombye rwose. Yewe mubare ako ahangaha twari tumaze igihe dutegujwe ibintu bimeze gutya, ibintu bimeze nk'ibi ngibi. Twari tumaze igihe dutegujwe ibi bintu, twari tubitegujwe tubwirwa ngo umubare dore ngubu umubare. Umushinga ugenga iyandikwa ry'abaturage muri sisiteme y'indangamuntu koranabuhanga. Uyu ni Rubagumya Emma, perezida wa komisiyo ya politiki, uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagabo n'abagore mu iterambere ry'igihugu, aho iyi komisiyo yagezaga ku nteko rusange umutwe w'abadepite raporo yakoze ku mushinga w'itegeko wo gufata ibijyanye n'ibyangombwa byose bigahurizwa hamwe n'imyirondoro ya ba nyirabyo, maze bigashyirwa ku buryo bw'ikoranabuhanga, ibi birimo n'irangamuntu. Hari gahunda y'uko tuzahabwa indangamuntu koranabuhanga. Cyambere nuko hazajyaho nyine uburyo bw'ikoranabuhanga. Irangamuntu tuzaba dufite izaba ari yo buryo bw'ikoranabuhanga, ntabwo bizaba bidusaba ko noneho umuntu akomeza kuyigendana nk'uko ubu ngubu twayigendanaga. Yego hazabaho karita yayo, ariko n'iyo utashaka kugendana iyo karita yayo ushobora kuba ufite umubare w'iyo rangamuntu koranabuhanga. Igihe cyose umubare w'iyo rangamuntu koranabuhanga, umubare w'iyo rangamuntu koranabuhanga. Igihe cyose ugiye ahantu gushaka serivisi. Uriya mubare ni kangahe? Buriya mwebwe abazi guteranya umubare muraza kutubwira uyu mubare, kuko abantu bose bari kuvuga umubare kubera icyo umubare ari kuvuga. Serivisi ugiye ahantu gushaka serivisi bakenera, nk'uko bakeneraga irangamuntu yawe, ushobora kubabwira uwo mubare cyangwa se umubare usimbura iyo nomero y'irangamuntu koranabuhanga. Irangamuntu koranabuhanga ukayibabwira, iyo nomero y'irangamuntu koranabuhanga ukayibabwira, ukanabyemeza. Kwemeza niyo ndangamiterere bizaje, ukanabyemeza. Ugomba kwemeza, niyo mpamvu hari ibipimo ndangamiterere bizafatwa bya buri muntu, harimo isura ye nyine, harimo imboni ye, harimo ibikumwe n'ibindi byose, ku buryo igihe cyose ugiye gusaba serivisi yego uzajya uvuga uwo mubare wawe. Ariko nanone kugira ngo uguhe serivisi ugomba wawe, ariko nanone kugira ngo uguhe serivisi ugomba umubare wande umubare wawe. Ariko nanone igihe cyose ugiye gusaba serivisi yego uzajya uvuga uwo mubare wawe.
gusaba serivisi yego uzajya uvuga uwo mubare wawe. aya makuru tugiye kuba tuyahagaritse ntabwo igihe ngo mva reka turebe noneho ahangaha ni mu mwaka utambutse tugaruke noneho muri uyu mwaka baravuze ngo mu kwezi kwa kangahe arakomeza ati mwe mu kwezi cy'igihugu gishinzwe indangamuntu cyatangaje ko ibikorwa remezo by'umushinga w'indangamuntu w'ikoranabuhanga cyangwa se EID bimaze kugerwaho ku gipimo cya 90% n'ubwo mbere ubwo hasigaye purusa zingahe ngira ngo amakuru murayumvise yatambutse kuri radiyo na televiziyo by'igihugu nk'uko mubyumvise igitabo cyitwa ivugabutumwa umurimo w'ivugabutumwa kidukangurira gutega amatwi haba mu binyamakuru ku maradiyo n'amateleviziyo kugira ngo tumenye gusora k'ubuhanuzi kubera ko satani yifashisha leta mu kurwanya itorero bivuze ngo rero ntago kumenya amakuru muri politike bivuze ko uri muri politike ahubwo ugomba kwifashisha amakuru ya politike kugira ngo umenye gusora k'ubuhanuzi rero bitandukanye no kuba umunyapolitike rero murabyumvise kandi rwose birasobanutse neza cyane ibi ngibi bari barabiduteguje sinzi niba ndibuze kubona hafi inkuru yatambutse muri za 2024 hafi aho ngaho irimo itubwira ko tugomba kwitegura kwinjira mu cyiciro gishya cy'ikoranabuhanga byagiye bigenda bisubikwa ndetse muraza kumirwa mubonye noneho byongeye kwihutishwa mu buryo butunguranye kubera ko satani ari kubona ko igihe cye ari kigufiya ari gucikanwa kandi koko biranagaragara niyo mpamvu rero abantu bari maso rwose dushyiremo agatege hariya rero mwumvishe bibanda ku mubare ni naho hantu natwe tugiye kwibanda ntabwo turi buze kongera kujya kure ngo serivisi yose niba mwumvishe ahantu yasoreje serivisi yose uzajya ujya kwaka haba mu Rwanda no ku isi yose ugomba kuzajya witwaza uriya mubare haba mu buryo bufatika haba mu budafatika yewe ni uburyo ubwo aribwo bwose bagomba kureba uriya mubare mwateze amatwi bavuze ngo imibare yindi isanzwe izajya iba iri ku ndangamuntu izajya iba ifite aho ihuriye n'iki n'umwirondoro wa nyiri indangamuntu umubare harimo imibare igaragaza amavuko ye aho atuye ndetse na kode y'igihugu ese ni bwoko afite imyaka ingahe mbega muri rusange nk'uko twari dusanzwe dufite umwirondoro ugaragarira muri iriya mibare igaragara ku ndangamuntu ariko muteze amatwi neza baravuze ngo hari indi mibare 3 ya nyuma isoza ngo iyo mibare 3 ngo ni unique identifier ni ukuvuga ngo unique identify number ngo ni umubare uri random nk'uko yabivuze udafite icyo usobanuye ku mwirondoro wa nyiri bwite cyangwa wa nyiri indangamuntu ibi bintu barabiduhishe bari guhanura batarize ubuhanuzi ese abantu bazitwaza iki Imana rero nta kijya gukora itabanje kugira gute itabanje kubwira abantu bayo hari ahantu muhatinde ntago no mudamu muri kubona kuri iyi foto uyu ntago yigeze yiga ubuhanuzi naho yaba wenda uyu mubyeyi yarabwiza afite ahantu yawe umumenyi yaba abiziho rwose ni byiza ariko iriya bintu ari kuvuga ndakeka abantu benshi baba muri politike haba mu banyabwenge bagiye batandukanye ntago bazi ko ari ubuhanuzi buri gusora iriya mibare 3 igahura no mu mabare 666 bamwe bagiye gushishikazwa no kujya bareba ngo bacukumbure ngo bamenye ngo niba ari 666 byanditseho aha ibi nabyo Imana nishaka ko tubyinjiramo tuzabyinjiramo ariko reka mbanze mbabwire ko uriya mubare bavuze ngo unique identifier nombre bango ni umubare udafite aho uhuriye n'umwirondoro wa nyir'ubwite bivuze ngo uyu mubare uzaba uhuriweho na buri muntu wese utuye ku isi kuko utazajya uba ufite aho uhuriye n'imyirondoro ye kubera iki se niba nta hantu uhuriye n'umwirondoro wa nyir'ubwite kuki washyizweho
igitabo ibimenyetso by'ibihe biravuga ngo ubwo tuzaba twinjiye mu isi nshya izaba iyobowe n'umubare 666 kuri buri serivisi yose, kuri buri cyiciro cyose. Icyo ni ikimenyetso kizagaragaza ko ubutegetsi bwa Antikristo ndetse no kugaruka kwa Yesu byegereje. Rero ubuhanuzi hari hashize igihe kirekire tubwigisha abantu, murumva ibyigisho muri ino minsi muzumva ko mwacikanywe, ariko hari hashize igihe kinini cyane bino bintu tubyigisha guhera cyane cyane muri kovide. Impamvu rero kovide yabayeho kwari ukugira ngo Imana ikangure abantu bayo bari ku isi, itorero ryayo, kugira ngo ritazatungurwa n'ibindi bintu bizakurikiraho. Rero umusaruro wa covid-19 ku itorero ry'Imana ni uwo nguwo, kwari kugira ngo itorero rikanguke ryige ubuhanuzi. Ikindi mwumvisemo ko izajya itangwa guhera ku mwana uvutse. Ibi twarabibabwiye. Ese ushyize mu bwenge watekereza ko guhera ku mwana uvutse uhabwa indangamuntu mu mateka y'isi ibi bintu byigeze bibaho cyangwa nibwo bibaye? Icyo ngicyo ni ikindi gitangaza, kandi abari maso gihita kibereka aho ibihe bigeze. Umwana ukivuka uhereye ku myaka 16 gusubiza hasi, bazajya babanza bandike impapuro basaba ababyeyi babo ko bazisinyaho kugira ngo abana babo bafotorwe. Ibi rero bihita bigaragaza neza cyane, ndabyibuka muri kovide ubwo ku mashuri leta yohereje impapuro, barazandika bashyiraho ibyangombwa byose n'amagambo abyemeza, noneho abana bazishyira ababyeyi babo basinyaho kugira ngo babe bemerewe gukingirwa. Rero ni ikintu gikomeye cyane. Umwana azajya uri hasi y'imyaka 16 azajya ahabwa ino ndangamuntu, ariko umubyeyi yabanje kubigiramo uruhare. Hari abana benshi batazabyemera bitewe n'uko nubwo ababyeyi babo batazaba bizera, batazaba bazi ibigenda kubaho, ariko abana benshi Mwuka Wera azabamurikira, ahari Imana izabarokora. Rero ibihe twahoze tuvuga birasohoye, abahunga muhunge, bamaze kugera mu nkuge iri hafi gukingwa, n'abatarinjira mwinjire, harabura akantu gatoya. Umwaka 2025 twarawubategurire ko ari umwaka udasanzwe, ko ari umwaka rwose w'indangizamuntu mu mateka y'isi. Ubwo bivuze ngo 2026 yo ubwo ni ugushyiraho point d'interrogation, ndetse nta n'ibindi bisobanuro twahavuga muri uriya mwaka 2026, kuko duhishiye byinshi cyane tutakwirirwa twinjiramo kano ka mwanya, keretse abafite amaso y'umwuka aho bagomba kubireba. Rero uriya mubare murawumvishe ko ari imibare 3, mbisubiramo, isoza, izaba ifitwe na buri muntu wese, ariko idafite ahantu ihuriye n'umwirondoro we. Bivuze ngo umumaro w'iyo mibare ni uwuhe niba udafite icyo usobanura ku mwirondoro w'umuntu? Buri muntu wese agire igisubizo ahashyira, kuko nanjye icyanjye ndakizigamye. Rero tugiye gusoma mu byahishuwe, duhite mbaha n'amakuru arimo gutegurwa mu buryo bukomeye cyane, ndetse bamwe batangiye no kuyamenya no kuyasogongera. Muzanatungurwa mubonye abari barahawe ubutumwa bwa marayika wa gatatu aribo b'Abadivantisite. Ntabwo ari bose, nk'uko twabibabwiye ko abayobozi b'Abadivantisite mu minsi y'imperuka batazigera bahabwa inshingano zo kubwiriza ubutumwa bw'ubuhanuzi bwo kugaruka kwa Yesu, kubera ko bazaba barakeresheje ingingo y'ijambo ry'Imana ku kwihana, barakubaho imbabazi. Rero nibo bazagira uruhare mu kuyobya abo bayoboye. Muzanatangara kandi mwumirwe, ari nabo bafashe iya mbere mu kujyaho nk'uko muri covid-19 byagenze. Rwose baravuga bati ntabwo twari tuzi ko abadive bacika intege kuriya, twari tuzi ko aribo twizera batugira inama. Ati none reba nibo bagiyeyo mbere, rwose ntabwo birabatangaza, n'andi mashami abubakiyeho bose baruhuka ku isabato. Abenshi nibo bazabanziriza abandi kwitabira kiriya gikorwa, kuko n'ubuhanuzi buvuga ko Umwuka Wera ari uzabavaho mbere y'andi matorero n'amadini yose. Reka rero turebe bimwe mu bimenyetso bigaragaza neza ko isi y'umwijima yamaze gutegura ikintu gikomeye cyane mu itorero ryakagombye kuba riri gukangura isi yose. Nubwo abana b'Imana bahari kandi itorero ry'Imana rirahari, ni bakeya, ariko bahari bagomba gusoza umurimo. Mureke rero tuzaneho ayo makuru, nayo tuyasesengure kandi atugirire umumaro. Ndabona ya magambo nyagezeho. Nshuti bene data, Abadivantisite aho muherereye mwese hose mu bice bitandukanye,
mutubwire aya masomo, iri somo ryabagezeho cyangwa ntirirabageraho? Abo ryagezeho, iri somo mbabwire ko ari ikinyoma. Abo ritarageraho, niribageraho ntimuzaryemere. Ibi byateguwe n'abajesuite, ryateguwe n'isi iyoboye ikinyoma, isi ya Satani. Reka mbinyuremo mwiyumvire. Noneho abandi nimushake muhite murambura mu Byahishuwe ibice 13, kuko niryo somo bagiye gusobanura neza neza. Nanjye ndaza guhita mbasomera indi mirongo mu magambo make. Baravuze ngo umwanzuro, microchip izakoreshwa, ariko si cyo kimenyetso cy'inyamaswa. Ubwo reka dutangire. Microchip ni ikoranabuhanga rishobora gukoreshwa mu buryo bwo gucunga abantu, ariko si cyo kimenyetso cy'inyamaswa kivugwa mu Byahishuwe. Ibi ni ukuri pe. Ni sisiteme y'ikoranabuhanga, ariko si cyo kimenyetso. Ni ukuri. Muraza kumirwa mwumvishe twongeye kugwa hahandi Satani yabwiye Eva ngo Imana yarababwiye ngo gupfa muzapfa. Gupfa ntimuzapfa. Ishyiramo akantu gato cyane, ahemezaga ihashyira impakanye. Umudamu rwose aba arazungerewe, ntiyamenye icyo Satani avuze, ariko Satani yari yabisoje. Reka mwumve. Hano hambere ikoranabuhanga rizagenzura abantu, nabo barabyemeye ko ari ikoranabuhanga rishinzwe kugenzura abantu pe, barabyemeye. Ese ukugenzura aba agufiteho ububasha bungana bute? Nabyo ni ikindi kibazo. Reka twere kuhatinda, twigire ku ngingo nyamukuru. Gahunda cyangwa sisiteme y'ikoranabuhanga si cyo kimenyetso cy'inyamaswa kivugwa muri Bibiliya. Yego, ibyo ni ukuri. Aha turacyari kwemeranywa. Hepfo, ikimenyetso cy'inyamaswa ni ukwemera icyumweru aho kwemera isabato. Nibyo rwose, kuko ari ikibazo cyo gusenga Imana cyangwa gusenga Satani. Ni ukuri. Ikoranabuhanga rishobora kugeragezwa mu guhatira abantu kubahiriza amategeko y'icyumweru, ariko igikomeye si microchip, ahubwo ni ukwemera cyangwa kwanga amategeko y'Imana. Aha Satani niho yahise abagobekera. Ngo rino somo ryari ukuri, ariko kuba rigiyemo ikinyoma kimwe birahagije ngo rihite rijugunywa, kuko rikomotse kuri Satani. N'igitabo uzabona harimo ikinyoma kimwe cyonyine, ntuzigere wongera kucyizera ko ari cyo kinyoma cyonyine kirimo, cyangwa se kwibeshya, ahubwo uzahita ujugunya, kuko icyo ntabwo kizaba gikomoka ku Mana. Cyakoze hashobora kubaho kwibeshya kandi wabigenzura ukabimenya. Ariko se ni gute? Aha bavuze ngo ikoranabuhanga rishobora kugeragezwa mu guhatira abantu kubahiriza amategeko y'icyumweru. Yego, ariko igikomeye si microchip, ahubwo igikomeye ni ukwemera cyangwa kwanga amategeko y'Imana. Urumva hano binyuraguyemo. N'abantu bateguye ano masomo barakoze cyane kugira ngo bajye batwereka aho ubwenge bwabo bushingiye. Microchip si cyo kibazo, kandi ari cyo kibazo mu kwifashisha guhatira abantu amategeko y'icyumweru. Hamwe bavuze ko sisiteme y'ikoranabuhanga igomba kwifashishwa mu guhatira abantu kubahiriza amategeko y'icyumweru. Hano hasi bakavuga ngo noneho microchip si cyo kibazo. Bavuga ngo igitera ikibazo gihindutse ikitari ikibazo gitese. Ahangaha baravuze ngo ubwoko bw'ikoranabuhanga bushobora guhinduka, ariko ikimenyetso cy'inyamaswa cyo ntigishobora guhinduka. Ibi ni ukuri. Ikimenyetso cy'inyamaswa ni iki? Ni icyumweru. Ariko nshuti bene data, iri koni rigiye kugwamo benshi. Cyabikoze abihannye, abagendeye mu murongo mwiza mbere y'uko twinjira muri kino gihe cy'akaga, ni nabo bagiye gutsinda urugamba, nibo bagiye kunesha, kuko rwose Imana ntigitsindishiriza uwo gutsindwa. Mureke twisomere isomo riri mu Byahishuwe 13 rwose, maze mwirebere ahantu bene data b'Abadiventiste bafite icyicaro muri Amerika, ari naho zino nyigisho ziri kuva, kuko ntabwo ubuyobozi bw'Abadiventiste bugihagarariwe n'ijwi ry'Imana, ahubwo bwamaze kwinjirirwa. Rero ibingibi nibyo bagiye gukubita abizera babo, maze rwose baze gusanga ibyabo byararangiye ku musozi ubwo Yesu Kristo azaba avuye ku ntebe y'imbabazi. Tugiye kureba isomo riri mu Byahishuwe ibice 13 kugira ngo twanzure yano migisho ya bano bantu bayobowe n'umwuka wa Satani. Mbere na mbere, ikimenyetso Abadiventiste mugiye kukirinda kuko musanzwe mukizi,
ko ari iki? Ni icyumweru. Igishushanyo cy'inyamaswa mwakirinda, muzi ko ari urwiyunge rw'amadini ariko tuzi ko mwagiyeyo, ntabwo ari bose. Noneho mwanakwirinda izina ry'inyamaswa, ubupapa cyangwa se Babuloni yo mu mutima niyo ibigaragara, kwanga kwihana cyangwa se ukagira ute, ukanga ijambo ry'Imana, ibyo mwabyirinda, hano muri kubigaragaza. Ariko se muzirikana ko umubare bamaze kutubwira 666 ab'isi ndetse na Bibiliya igiye kuduhamiriza, uwo muzawukwepera he? Mugiye kumirwa, ngiye kusomera isomo riri mu Byahishuwe 15, duhera ku murongo wa mbere. Mwumve ko urugamba mwarwanye cyangwa mugiye kurwana rucuritse, bivuze ngo buri muntu wese uri buze kumva kino cyigisho nashake afata umwanzuro ko agomba kwirwanaho n'Umwami Yesu Kristo. Kwizera umuntu, kwizera ukuyoboye ntaho byakugeza. Mureke twirebere iryo somo maze turasesengure. Twahageze ni Byahishuwe ibice 13 umurongo wa 11, turasoma. Nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Mbabwire ko tugiye gusesengura umubare bari kutubwira uzajya uba uri ku ndangamuntu koranabuhanga digital ID isi yivugiye ndetse na Bibiliya ivuga. Nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama. Ni nk'umwana w'intama ariko si intama, murumva ni igereranywa. Mu by'ukuri ivuga nk'ikiyoka, biranumvikana nyine, ntabwo yari intama nubwo yagereranywa n'iki, n'intama. Turi kwihuta, mwihangane. Itegekesha ububasha bwose bwa nyamaswa mbere, bino twarabivuze sindahatinda. Mu maso yayo ihata isi n'abarimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura urumuri ruva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Iyobesha abari mu isi bose ibyo bimenyetso yawe gukora imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo bitwara byize cya ya nyamaswa ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi kicishe abatakiramya bose, birumvikana. Itera bose, aboroheje n'abakomeye, abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Ibi rero dusanzwe tuzi neza ko ari ukwizera kw'ikinyoma, bihuye no gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Nibyo pe! Gushyirwaho ikimenyetso mu kiganza ni ukwica amategeko y'Imana uhereye ku itegeko rya 4, kuko wemeye iki? Wemeye ubutware bwa Satani. Gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga ni ukwemera kuramya Satani uruhuka ku munsi wabuzanyijwe, ari wo munsi wa dimanche, umunsi wa mbere wa sabato. Hari uriya bagiye guhatira isi yose kuruhuka. Ibyo ni ukuri pe! Ahubwo hano hasi niho nishakira ngo kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cy'inyamaswa cyangwa izina ryayo cyangwa umubare w'izina ryayo. Bino twarabivuze. Aha niho hakwiriye ubwenge. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Uyu ni wa mubare baduteguzaga bise ngo unique identifier number, ngo ni umubare nk'uko babivuze random, ngo umubare udafite aho uhuriye na nyir'ubwite n'umwirondoro wa nyir'ubwite. Bavuze ko ari imibare 3 ihera izajya iba ifitwe na buri muntu wese ku gikoresho cye cya digital ID. Ntibavuze ko ari 666, ntibigeze berura ko ari iza 6 ariko twebwe tugize dute? Turabizi neza bitewe n'iki? N'ubuhanuzi Imana yaduhaye. Ahangaha nshuti bene data, baba baruhuka isabato n'abatayiruhuka n'abatagira idini na rimwe, reka mbabwire ko ubuhanuzi twize buvuga ko ikimenyetso cy'inyamaswa ari icyumweru. Ni ukuri. Kucyakira ni ukwica amategeko y'Imana ukemera kugendera ku mategeko ya leta. Icyo ngicyo ni ukuri. Gushyirwaho ikimenyetso mu kiganza ni igihe wemereye kwica itegeko rya 4 ukagira imwe mu murimo ukora nturuhuke. Ibyo ngibyo rwose ni ukuri. Ariko ngo kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa kugurisha, Satani ategera abantu benshi kunda, ni naho abatsinda kuri finale. Ntago nk'uko twabivuze, ntago uzajyana ibitekerezo ubwira abantu ngo ngende kuruhuka ku cyumweru nimungurire nimureke ngurishe. Ntago ari ibitekerezo uzajyana, ahubwo uzawihanganiye kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa akihanganira kugishyirwaho mu bwonko, mu mutwe we, kucyizera ndetse no ku kiganza, uyu mubare ntago azawukwepa. Icyakoze hari abazawukwepa. Dusanze ko
Satani yamaze gutegurira abatuye isi ikinyoma giheruka kivuga ko ikoranabuhanga koko rihari, ariko ntaho ryahurira n'iki? Ntaho ryahurira no gutuma abantu bakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Abantu benshi barize, ariko bagiye kwirengagiza uyu mubare. Muzajyana ibitekerezo ku isoko mujye guhaha. Ibi bintu birashoboka, bibaho se? Mureke twigire mu byahishuwe ibice 15. Ibice 15 ndagira ngo mwahageze, ni mu byahishuwe. Nababwiye ko kino cyigisho muri buze gukurikiramo amwe mu magambo muraza kuba mwumvishe bwa mbere mutigeze mwumva ahandi, kuko nanabategurije ko kino ari kimwe mu cyigisho gishobora gusoza ibyigisho bizatambuka hano, ndetse mwajya kubona mukabona biranatunguranye kiba ari nacyo cya nyuma, nta kindi muzongera gukurikiranaho cyangwa se nzongera kuhaporodingaho, nkurikije n'ukuntu kalendari ihagaze. Niyo mpamvu rero ntacyo nasise, cyayikoze ibishya n'ibindi byo kuba twakwapodetinga abakristo byo ntago rwose twabura kubibagezaho, ariko mugomba guhora mwiteguye. Niyo mpamvu tugiye gusoma no magambo. Mbona mu ijuru ikindi kimenyetso gikomeye gitangaza, nicyo bamarayika 7 bafite ibyago 7 by'iki? By'imperuka. Ari byo by'imperuka, kuko muri byo harimo umujinya w'Imana wuzurira. Mbona igisa n'inyanja y'ibirahure bivanze n'umuriro. Aha harimo ubuhanuzi bukomeye cyane, ariko icyo ndi gushaka ni hano hepfo. Icyo ngambiriye kiri hano hepfo. Mbona igisa n'inyanja y'ibirahure bivanze n'umuriro. Mbona n'abatabarutse banesheje cyangwa se banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo rimwe, icyo ni icya mbere, ndetse n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahure bafite inanga z'Imana, baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama. Iri somo ndarisubiramo ngo aba bantu bari bahagaze ku nyanja y'ibirahure ngo bari banesheje iki? Niba murabyumvise neza, ngo bari banesheje iki? Inshuti bene data, mbona igisa n'inyanja y'ibirahure bivanze n'umuriro. Mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, ndetse n'umubare w'izina ryayo. Ni ukuvuga ngo kunesha Satani, kunesha ino sisiteme turi kubabuza, ntabwo ishingiye ku kwanga ikimenyetso gusa, ntabwo ishingiye ku kwanga kujya mu rwiyunge rw'amadini aricyo gishushanyo, ntabwo ishingiye ku kwanga izina ry'inyamaswa, ahubwo ishingiye no kunesha umubare w'inyamaswa ariwo 666, ariwo mubare ugomba kwifashishwa mu kugura no kugurisha. Utawufite wese bikaba bihwanye no kwanga ubutegetsi bwa Satani ndetse n'iyi sisiteme ya Satani. Bivuze ngo nk'uko batubwiye ngo serivisi yose izajya ihabwa umuntu uri kwerekana uyu mubare. Utawufite nta sisiteme yemerewe. Bivuze ngo urugi rugiye gufungwa, urundi rwifungure. Abantu rero mwizeraga ibintu bidafite ahantu bishingiye n'ijambo ry'Imana n'ibyanditswe, mugarukire hafi mushyireho akadomo. Ntimugomba kwirengagiza uyu mubare. Ntimuzajya guhaha mwitwaje ibitekerezo, ahubwo muzaba mwitwaje ibintu bigira gute? Bigaragara. Mu byo rero tugomba kunesha harimo n'uyu mubare bamaze kutubwira, ndetse na Bibiliya imaze kutubwira. Inshuti bene data, ndabashimye kandi ndabasabiye n'umugisha, mbasabiye n'itsinzi nanjye ntiretse, kugira ngo ibyo twize kera by'ikimenyetso cy'inyamaswa n'igishushanyo cyayo n'izina ryayo tubyiga neza. Imana iduhe no kugira ngo twumvire ku bijyanye n'uyu mubare, kuko ntangiye kumva hirya no hino abantu benshi uyu mubare batangiye bashaka kuzawukwepa. Wakumva ibyigisho byigisha iby'uyu mubare ukumva abantu ntabwo bashaka kubyumva, kuko basanzwe bamenyereye igishushanyo cy'inyamaswa icyo ari iki, ikimenyetso icyo ari iki, izina ryayo icyo ari cyo. Ariko se mwari muzi ko n'umubare tutemerewe kuwukoresha? Ntabwo rino jambo ari ryo urivuze, ntabwo ari ryo urihishuye. Runo rupapuro muzarukuramo se? Muzarushyira hehe se? Nta hantu mwabona murushyira, ahubwo ni igihamya gihamiriza isi yose ko
ibi ngibi byose muri kubona bishingiye kuri Satani. Mureke rero Imana ihabwe icyubahiro kandi dushime Uwiteka we uduhora hafi kandi akadufasha kugira ngo tugire urugamba rwiza rushingiye ku intsinzi. Turashoje, mwese mwakoze kuza kandi n'abazakurikiraho, Imana ibaha umugisha. Yesu Kristo wakoze kutuba hafi no kuyobora iki cyigisho mu mbaraga y'Umwuka Wera, ndakwinginze ngo mu byo tunesha uduhe kunesha ibi byose bivuzwe aha ngaha n'uyu mubare abantu benshi bari kwirengagiza, nawo uduhe kugira ngo tuneshe kandi uduhe kugira kwizera gushingiye ku ijambo ryawe, maze ku musozo tuzaragwe agakiza, tuzaragwe ijuru rishya. Nibyo dusabiranye hirya no hino ngo ubiduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.